ushobora rero no gucishwa icya kabiri rero ushobora no gucishwa mu byo utahamagariwe ariko ari inzira Imana ikunyujijemo kugira ngo ihindure cyambere character yawe kandi kugezaho wahamagariwe. Inzira ya Yosefu yanyuzemo, ibyo yanyuzemo sibyo yarahamagariwe. Haleluya. Ariko byaragiye biramushepinga biramutegura kuba muri wa muhamagara Imana yamuhamagariye. Abisirayeli ubutayu banyuzemo byagomba kubashepinga muri bo, ariko bo batinze ku butayu kuruta gutinda ku cy'Imana irimo gukora ubutayu mu baracamo. So ushobora kuba uri muri season y'ubihe no gushakisha umusaruro yabose kunatera imbere, ariko Imana yo ugutera imbere kwayo guhera muri soft, guhera hehe muri soft. Ushobora kuba uri muri ibyo bihe waramaze gukoresha umwete wose ubona utari umunebwe ko tuma turiga kuri hard working. So ushobora kuba tuma turavuga biriya bintu ukabona none se ko Yesu sindi umunebwe, narakoze naritanze ndi umuntu itanga sinsinzira sinjyamira, ibyo byose ukabona nta kintu kiri hari. Ariko waza washakisha result, washakisha umusaruro ukabona ni mukeya cyangwa se nanuhari, ushobora gusigara muri confusion nyuma y'izinyigisho. Niyo mpamvu dushira agaragara icyitonderwa rero. Ushobora no guca muri iyo nzira ariko Imana irimo kujyana aho hamagariwe, ariko muri iyo nzira Imana ifite purpose yihe yo guhindura character yawe, kagushiramo izi valeur tuba turavuga guca bugufi, kuba responsable n'ibyo utajejwe. Yesu ashimwe cyane. Ibyo kabimenya, kuba honnête, haleluya, ukabimenya biriya byose tuba turigisha. Imana irimo guhindura character yawe, ihindura kugira ngo umunsi uzaba ukomeye ntuzagira umutima wo kwihora cyangwa uzagira umutima wo ubwibone, kugira ngo wamugisha no guhindukira umuvumo. Ibyo rero mu bisigana ibyo bintu bibiri, ese uri ahantu ho, ese ni mutara ahantu ho, ese ibyo urimo gucamo ibyo birahindura character yawe. Ushobora no kwihutira kuva mu byo urimo gucamo kugira ngo wihutire guhindurwa muri wowe. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora kuba arimo arashaka kuva mu byo arimo kunyuramo, ubukene mandi iki gishomere ndi mu kiraki, urabibona, ugashyiraho imbaraga zawe zose ngo ukivemo, waradepoje, ariko ugashaka kubuvamo kandi ari inzira Imana ikunyujijemo kugira ngo ihindure character yawe. Twarigera Imana ishobora gufunga agushyira mu bihe by'ubushomeri, ari inzira ikucishijemo kugira ngo ihindure character yawe. Utabisobanukiye rero wihutira ushaka kuva muri ubwo butayu. No, ntabwo turi muri gahunda yo kwihuta tuva mu butayu. Oya, ubutayu ni intambwe ku yindi. Imana niyo yabudukinjijemo n'izi sayi zabudukuramo. Byari nitwemera guhinduka vuba, twavamo vuba.